bishwe nabi bazira uguhamya kwabo, barwaniraga icyubahiro yishwe mu mibabaro, ntibakuye ibirenge byabo mu nzira y'umwami, ntibemeye kurokorwa kugira ngo bahabwe kuzuka kurutaho kuba kwiza. Abo ntibabizera bo hambere, tubigireho kumaramaza. Nongere mbasuhuze inshuti bene data bakundwa kandi abakundwa n'umwami Yesu, abakomeje urugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru, abahunze umujinya w'Imana uzatera, abakunze kwihishurwa kwa Kristo, mwese ndabashuhuje aho muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Kandi muri iyi si turimo niko bimeze nyine, ntabwo tuba hamwe kuko n'isi irimo byinshi, irimo umwijima. Muri uwo mwijima kandi ni naho abantu bagenda batatanira ku buryo tugenda turushaho kuburana, ariko kandi tugahuzwa n'umwuka w'Imana uba muri twebwe, kuko umuntu uri mu rugendo rugana Siyoni afite ibyo ahuriraho na mugenzi we bagendana, kuko ni inzira ifite amabwiriza amwe, ni inzira ifite uko abayigendamo bagomba kuyigendamo. Bityo rero ukurikiza ayo mabwiriza wese ntabwo ayoberwa bene se bari kumwe, kuko barimo kugendana muri uru rugendo, kubera ko bose baba baharanira ikintu kimwe. Rero ndabashuhuje kubera ko ni byiza ko tuganira kandi tugakomeza guhana amakuru y'uru rugendo, kugira ngo buri wese umenye ngo ngeze aha, nanjye menye ngo ugeze aha ngaha. Ni byiza ko tujya tuganira, tukagira ibihe birambuye byo kuganira nk'ibi ngibi. Rero niyo mpamvu nifuje ko nongera kuza kugira ngo tuganire. Imana rero nibaha umugisha, mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ndagira ngo tubanze dushime Imana, hanyuma tuze kuganira, mbabwire n'icyo tugiye kuganiraho. Mbasaba ko umuntu wese ufite igitekerezo kuri byo ndetse n'icyo yumva yaduhuguraho, twakomeza gufatikanya. Mana, ndagushimiye, izina ryawe niryubahwe muri uyu munsi, kandi abakubaha bose bakomeze kugushyira hejuru, kuko wagize neza kuturonka, wagize neza mwami Imana kudutandukanya n'ikibi, ugira neza, uduha urukundo rwawe ari rwo Kristo Yesu, kugira ngo aze aducungurire ubugingo bwari buzimiye, bwari burimbutse buzize ibyaha n'ibicumuro, ariko warakoze. Turagushimiye mwami. Uyu mwanya rero tugiye kuganira na bene data, ndasabye kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zitwuzure, buri wese uvuga ubwirwa agabanira imbere yawe. Ndagushimiye ko ubanye natwe, rero uturinde Satani n'ingabo ze mu izina rya Yesu, aho gukomeza kudutegura mu nzira tugana misiyoni, ukomeze kubanamo natwe mu byose mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Muri uyu mwanya ndagira ngo rero tuganire ku kiganiro nashatse kugira ngo dusubize amaso inyuma, twibuke abantu bacu ba mbere, abatubanjirije, aho itorero ryatangiriye. Donc umunsi Kristo arisiga mu isi, hari abantu yarisize mu maboko, ari bo yari amaze imyaka 3 n'igice atoza ku manywa na nijoro. Nagira ngo turebe cyangwa se twibukiranye ahantu baba bararengeye, amaherezo yabo ni ayahe, kugira ngo turebe ngo niki dukwiye gukora kugira ngo natwe tuzagire iherezo ryiza nkabo. Tuze kumva icyo Bibiliya ishaka ko tuganisha kuri bo, kandi natwe hari icyo bikwiye kudukomangaho ku mutima. Uko impamvu aba bantu nibo batangiranye ububyutse Yesu yari asize mu isi, umwuka wera akiza
noneho kuba muri twebwe atari ukubaho turi. Noneho rero bagira ibyo bihe byiza, ariko kandi isi ntiyabishimira, isi ntiyabakunda, kuko bari bamaze gutandukanywa n'ikibi. Satani abonye ko abantu bagiye kumucika, akora ikintu kibi cyo kubarenganya, ariko kandi Imana ntijya ihomberwa. Byatumye n'ubutumwa bwiza busakara hose ku isi, kuko Yesu yari amaze kubabwira ngo nimumara kuzura umwuka wera, amaze kubamanukira, muzahabwa imbaraga. Noneho muzaba abagabo bo kumpamya uhereye ahangaha turi i Yerusalemu, i Yudaya, mukomeze Samariya no kugeza ku mpera z'isi yose. Niyo mpamvu natwe bwatugezeho nuko bemeye bakava aho bari, kugira ngo tubashe natwe kugerwaho n'ijambo ry'Imana. Bemeye kandi kubabazwa kugira ngo natwe ijambo ritugereho. Ndagira ngo twifashishe amagambo y'Imana ari mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, igice cya 14, turasoma umurongo wa 13. Hariho ijambo rivuze ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti, andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe ati ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Imana iturengere kandi Imana ihabwa icyubahiro. Aya ni amagambo meza nshatse ko tubanza kuvugaho, tukayaheraho, kuko niyo akubiyemo icyo nshaka ko tuvugaho. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo aba bantu bemeye umuhamagaro wo kuva mu byaha, bemera gukurikira Yesu, bemera gukorana nawe, bamaranye kiriya gihe cy'imyaka 3 n'igice bagendana ku manywa na nijoro arimo abigisha. Hanyuma barangije baravuga bati natwe tugomba gukora, kandi imirimo bakoze ni minini pe, ni minini, kuko Yesu yarababwiye ngo umwuka nahaza azenda ku byanjye abibabwire, kandi azabashoboza no gukora, kuko muzaba abagabo nyabagabo muba bo kumpamya. Bituma rero bakora ibintu by'ibitangaza bikomeye. Ubwo rero ndagira ngo twinjire turebe muri imirimo bakoze, amaherezo yabaye ayahe. Hanyuma tuze kumva icyo umwuka w'Imana ashatse kutubwira. Mu ntumwa 12 Yesu Kristo yari afite, mu bo yatoranije bagendanaga nawe, harimo bari 12 nyine nk'uko nari mbivuze haruguru. Ariko kandi muri abo 12 ni naho havuyemo uwamugambaniye hamwe mu batambyi. Amaze kumugambanira rero abavuye mu mubare wabo 12. Urumva ko hasigaye 11. Nyuma y'uko Kristo agiye mu ijuru, babandi 11 baricaye baravuga bati rero wa muntu ubwo atakibarana natwe, ariko hakwiye kuba undi uba mu mubare yagombye kubamo. Hinjiramo rero uwitwa Matiyasi, ndaza kumuvugaho nyuma. Ubwo barongera baba 12. Hanyuma yaho haje kuba undi muntu Yesu yitoreye we ari mu ijuru, amufatira mu nzira ijya i Damasi muri Siriya, ayimufatiramo aramubwira ati undenganyiriza iki? Ubu ni Sawuli waje guhinduka Pawulo. Hanyuma rero nawe yaje kubarwa mu ntumwa 12, kuko na Yesu nawe afite ukuntu yamwigishije aramwitoreza. Rero nabo ngabo umuntu intumwa ya mbere ngira ngo twumve amaherezo ye y'imirimo ye mu isi ni Simoni Petero.
Simoni Petero arazwi cyane kuko yari umuvandimwe wa Andereya, hanyuma muzi ko niwe wakundaga kuba imbere ya Yesu, agakunda kuba ashyushye cyane, akavuga cyane, rimwe nyine agasubiza ibisubizo bya nyabyo, ubundi agasubiza nk'ibyo nyine by'umubiri, ariko umwuka w'Imana yamuzaho nawe agakora ibintu byiza. Niwe rero wanahanuye aravuga ati nubwo twebwe tutakuzi n'abandi batakuzi bakwitiranya, ariko uri Kristo umwana w'Imana. Hanyuma rero muzi ko ari nawe watangije n'intambara, avuga ati turamurwanira ntaho mumujyana, akubise umuntu ugutwi. Yesu aravuga ati have, bagasubizaho. Nyuma yaho baranamwihakana, ijambo ry'Imana rirabivuga cyane mu butumwa bwiza. Hanyuma nyuma yaho kandi aza no guhabwa ubutware bwo kuba ari we wubatsweho cyangwa se washingiweho ko itorero aribera umushumba wa mbere. Hanyuma yari yavuka i Betesida ho muri Galilaya. Mu maherezo ye rero yaje kuzava i Yerusalemu ajya i Roma mu mwaka muri za 60 mbere nyuma ya Yesu. Ari Roma rero mu Butaliyani naho niho yatangiriye, yakomereje ivugabutumwa ka karengane kamaze gukwira. Hanyuma rero amaze gusaza, abantu bamaze kurambirwa, Abaroma bamaze kuvuga bati uyu muntu arimo aragandisha abantu, ariko kandi hari n'Abayuda babaga i Roma bakavuga bati ibyo arimo kuvuga ntabwo ari byo. Bamuhanishije rero igihano cyo gupfa, bamucira urubanza donc ari i Roma. Urubanza rero bamuciriye nawe rwari urwo kubambwa ku musaraba, ariko kandi aravuga ati oya, ntabwo mumbamba nk'uko mwabambye umwami wanjye, ahubwo ngewe mugombe mumbambe ncuritse, kuko sinahangara kubambwa nk'umwami wanjye. Hanyuma rero baramubamba mu kwezi kwa gatandatu ko mu mwaka wa 67, ubwo ni nyuma ya Yesu, apfira i Roma gutyo. Ubwo rero ayo niyo maherezo ya Petero, Simoni Petero. Hari abandi bantu bavuga ko ashobora kuba yarapfiriye igihe kimwe na Pawulo, kuko banafatanyije n'ubundi gushinga itorero ry'i Roma, kandi bakaba bariciwe i Roma bose. Undi akaba ari Andereya, yari umuvandimwe umwe muri bumvise Yohana arimo abwiriza ubutumwa, hanyuma avuga ati twabonye Yesu. Nawe baza rero baje kumubwira bati natwe turashaka kuba umwe muri abo. Andereya yakurikiye Yesu cyane, hanyuma kandi anabwira umuvandimwe ati twamubonye, ngwino tujye kureba uwo ari we. Hanyuma rero akaba yariciwe mu Bugereki, aho yari arimo kubwiriza ubutumwa bwiza. Ndabibutsa ko aba bantu impamvu bagiye batatana ni ka karengane kaje kubamo, buri wese agenda ukwe. Hanyuma rero birangira batangiye kuvuga bati aho ngeze, kuko umwuka w'Imana ari muri ngewe, ibyo ntegetse kubivuga ndabivuga. Nuko ubutumwa bwagiye bukwira mu isi yose. Ku itariki ya 28 Ugushyingo mu mwaka wa 69 nibwo Andereya yabambwe, kandi ngo yarabyishimiye. Yabambwe ku musaraba udateye nk'iyindi, kuko wowe wari ufite ishusho y'inyuguti ya X cyangwa se akamenyetso ko gukuba, wari uberamye. Bene iyo misaraba yaramwitiriwe mu Gifaransa, bayita Croix de Saint André cyangwa se umusaraba nyine wa Yohani. Abozi impamvu babigenzaga gutyo kwari ukugira ngo bategereranya n'umwami bari barimo bamamaza. Yamaze iminsi 2 akiziritse atarapfa, ahubwo akabwiriza abantu bose baje kumushungera, akamukomeza kubabwira ko
hariho umwami bakwiye kujya bambaza. Hanyuma rero bamaze kuba benshi basaba ko ahamburwa ku musaraba, babikora asigaranye akuka gakeya ahita apfa. Hanyuma hakaza uwitwa Yakobo mukuru. Yakobo we yari azi kwigisha cyane, we n'umuvandimwe we Yohana bitwaga abana b'inkuba, akaba ari bene Zebedayo. Uyu Yakobo murabizi ko yishwe na Herode amuciye igihanga hari mu mwaka wa 44. Uyu yapfuye ari uwa kabiri nyuma y'urupfu rwa Stefano. Stefano yari umudiyakoni wa mbere wahamije, hanyuma rero bamuhanisha igihano cyo kwicwa atewe amabuye. Yakobo rero niwe wamukurikiye mu bari batangiye kwicwa muri iyo minsi. Hakaza rero Filipo nawe yari uw'i Betsaida. Uyu niwe wasabye Yesu ko yabereka Data wa twese. Yabambwe ku giti ahitwa Hierapolis muri Turukiya, akaba yarapfuye muri 54. Undi akaba witwa Barutolomayo nawe arazwi mu ntumwa za Yesu Kristo. Yari mu bantu bavugaga ko i Nazareti nta cyiza cyahaturuka. Nyuma akaba ari nawe wa mbere wabwiye Kristo ko ari umwana w'Imana, ubwo Yesu yamaraga kumubwira ko yamubonye ari munsi y'igiti cy'umutini. Filipo ataramuhamagara, bivugwa ko Filipo ataramuhamagara, bivugwa ko rero bamushishuyeho uruhu ari muzima. Ubwo bari basanze avuga ubutumwa bwiza, bamaze kuvanaho uruhu amara iminsi 3 abona gupfa. Hari mu mwaka wa 70, ubwo ni nyuma ya Yesu Kristo. Hanyuma rero hakaza Matayo, yahoze akora akazi gakomeye cyane. We yari ku gafaranga, akaba yarasoreshaga, yarashinzwe imisoro, akaba ari nawe witwaga Lewi. Hanyuma rero yanditse ubutumwa bwiza bwa mbere y'imyaka 10 y'urupfu rwe. Yapfuye asogozwe. Gusogotwa ni uguterwa nk'ibyuma. Amakuru avuga ko yapfiriye muri Ethiopia hagati y'umwaka wa 60 na 70 nyuma y'urupfu rwa Yesu. Hakazwa rero undi muntu wagize amateka akomeye witwaga Thomas cyangwa se Toma. Uyazwi cyane nk'intumwa ihakana kubera ko bagenzi be bamubwiye ko nyine umwami yazutse, Kristo yazutse kandi twamubonye. Hanyuma rero ntiyabyemera, ngo kireka abanje kumukoraho akabona nk'inkovu, aho bateye imisumari ndetse n'iki mu biganza bimeze bite. Nyuma rero Yesu ahageze aravuga ati hahirwa uwemera atabonye, kuko nibyo bikwiriye. Thomas rero yicishijwe amacumu avuye kuvuga ubutumwa bwiza mu Buhinde no mu Buperesi, aho ni muri Iran y'ubu. Hari mu mwaka wa 70 mu Buhinde, umusozi bamwiciyeho barawumwitiriye witwa Thomas nyine, bawumwitirira gutyo kuko ariho yaguye. Thomas buriya no kwa ngo hari abantu batekereza ko biriya bihugu bitigeze bigeramo ubutumwa bwiza. Ntabwo ari byo. Ubutumwa bwiza bwasesekaye ahantu hose muri iyo minsi, ahubwo abantu bagenda bashaka guhindura ibintu. Abantu bagenda bihakana Imana, bayanga kugeza ubwo ubu ngubu tubona mu bihugu bihari intambara zamaze abantu, bakaba ari abantu bahora mu marira menshi. Nyamara ubutumwa bwiza bwarahageze. Ibyo bihugu byose bya Buhinde, za Irani, za Koreya, aho hose abantu bumvise ubutumwa bwiza mbere baranahindukira rwose. Ariko uko bagenda bajya mu ntege nkeya, igitereko kitabaza kiva hadi cyo nyine birangira bari uko tubabona ubu ngubu. Icyo impamvu ngira ngo tuvuge ko aba bantu ni ukugira ngo natwe dukomeze tujye mbere, tutazisanga mu bihugu byacu hano abantu barihakanye Imana burundu.
indi ntumwa yitwaga Tadeyo, ahandi bamwitaga Yuda. Uyu niwe wigeze kubaza Yesu impamvu yari agiye kubiyereka ariko ntiyereke ab'isi. Hanyuma rero we baramukubise kugeza apfuye, aho yavugiraga ubutumwa bwiza muri Mesopotamiya, ubu ni muri Iraq y'ubu, ubwo hari mu mwaka wa 72. Yakobo mutoya, uyu niwe wari waratorewe kuyobora urusengero i Yerusalemu nyuma y'urupfu rwa Yesu. Akaba yarapfuye ahanuwe ku gasongero k'urwo rusengero. Ntabwo umwaka yapfiriyemo uzwi kuko ntugaragazwa mu mateka muvugwaho, ariko niwe wagombaga kuba umushumba kuri urwo rusengero rw'i Yerusalemu. Bamusanzeyo rero bamuzamuye hejuru ku gasongero. Mbibutse ko ku gasongero ni nako Satani yagerageje Yesu amubwira ngo nagende ngo ahagarare wasimbuke ngo ntago azagwa hasi, ariko turashimira Yesu ko yari yuzuye ijambo ry'Imana akabasha gutsinda ibyo bigeragezo. Yakobo rero bamusunitseho, hanyuma ubugingo bwe butaha mu ijuru, umubiri usigarana ba nyirawo. Undi rero mu ntumwa za Kristo yari uwitwa Simoni w'Umuzeroti. Yamaze kubona ko Yesu azutse, yagize ishyaka ryo kubwiriza ubutumwa bwiza. Akaba yarageze mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika, cyane cyane harimo nk'igihugu cya Egiputa cyangwa se Misiri, harimo za Afurika za Mauritania, mu Bwongereza, muri Libya n'ahandi. Akaba yarikiwe rero mu gihugu cya Syria, bamubambye mu mwaka wa 74. Undi rero ni Yohana. Yohana muramuzi, amagambo twasomye hejuru niwe wayanditse ayahishuriwe na Yesu Kristo ubwo yamusangaga ku kirwa cy'i Patmos, aho ni muri Turukiya. Ni ukuvuga iki? Uyu niwe wenyine muri ba bandi 12 wapfuye donke ashaje, niko twavuga, cyangwa se babyita nanone gupfa urw'ikirago mu Kinyarwanda. Bakaba rero baragerageje kumwica kenshi biranga. Hari ahantu bamucaniriye mu mavuta yatukuye yabize menshi, ingunguru yuzuye, hanyuma rero bamushyiramo. Mu gihe batekerezaga ko wenda yapfuye, bamuvanyemo babona ntiyapfuye, bajya kumuta rero kuri cya kirwa cy'i Patmos. Ngo hari ku ngoma y'umwami witwaga Domisiyani, aho ni mu Baroma. Kuri icyo kirwa niho yandikiye igitabo cy'ibyahishuwe, kugeza ubwo yagaruwe rero muri Efeso, aho yandikiye za nzandiko 3 za Yohana nyine. Akaba rero yarapfuye mu mwaka wa 95, ubwo ni nyuma ya Yesu. Hanyuma rero hakaza wa wundi witwa Matiyasi wasimbuye Yuda Isikariyote. We muziko yari yarimanitse na mbere hose, na mbere yuko Kristo abambwa, kubera ko yari yakoze ibyaha nyine. Umutima we ntiwifuza guhindukira, ahubwo ahitamo gukomereza mu kwiyahura, yimanika rero mu mugozi. Hanyuma rero Matiyasi niwe wamusimbuye. Matiyasi uyu hari abavuga ko yaje kuzuza ubuhanuzi buboneka muri Zaburi y'109 umurongo w'8, bukaba buvuga ngo dukomeze ibyo kwizera bisohoreza mu bugingo buhoraho, dutegereza agakiza buvuga ngo iminsi yo kubaho kwe ibe mike, ubutware bwe busubire mu ndi. Naho ngaho abantu batekereza ko
ariko yenda byari bishatse kuvugwa. Hanyuma rero uyu Matiyasi yishwe mu mwaka wa 70 bamuteye amabuye, hanyuma bamuca igihanga, urugendo rwe rusozwa ubwo ngubwo. Undi rero ni Paulo. Wenda Paulo we yabayeho nyuma donc yabaye uwo nyuma yuko Kristo azamuwe mu ijuru, kandi abaho ari uko bihuriye nyine amutunguje umucyo, amubaza ati urandenganyiriza iki, kuko Paulo nawe yari ari mu barenganyaga abangaba, ari mu bakoraga ku karengane, ariko Yesu amubonekeye nawe yifuza guhinduka, aranamuhindura, amuhindura intumwa nk'abangaba, ndetse bafatanya n'umurimo. Ariko kandi nyuma yo kugenda ingendo nyinshi zitandukanye ari i Roma ajaje, nibwo nawe bamuciye umutwe, hanyuma agwa aho ngaho. Ngurwo rero urugendo rw'intumwa za Kristo, ngirwo urugendo rwa ba bantu Yesu yigishije imbona nkubone imyaka 3 yose n'igice, asiga abahaye ibyari bimwuzuye kugira ngo nabo babyuzuze cyangwa se babisangize isi, kandi ibyo bagombaga gukora barabikoze. Natwe ni igihe cyacu cyo kugira ngo noneho tugende ikirenge mu cyabo, kuko hari impamvu aba bantu bose nk'uko mwagiye mubyumva bahisemo gupfa urwo rupfu rubi, bahisemo gupfa urupfu nyamara bari bafite amahirwe yo kongera kubaho. Umwanditsi w'Abaheburayo niwe yavuze ngo iyo bashaka gusubira iyo bavuye byari bikibashobokeye, kuko bararebaga bakavuga ati aho tuva ni hariya, ariko ngo babonaga umudugudu urushaho kuba mwiza uwo bari basanzwe barimo. Impamvu rero yabibateye niyo natwe dukwiye guharanira, niyo ikwiye kudusunika, kuko bahisemo kuzabona icyubahiro gisumbye ikiriho ubu, kandi bahisemo icyo cyubahiro binyuze mu mibabaro. Nguko rero uko byabagendekeye, kandi izo ntumwa za mbere zabayeho, kandi akarusho zo zifite kurusha izindi ntumwa nuko zo zibaniye na Yesu nyine imbona nkubone. Ndabashimiye rero cyane kubw'iki kiganiro tugiranye. Hanyuma ufite ibitekerezo yatwunganira rwose, kuko twese no gufashanya muri uru rugendo. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ubwenge twahawe n'uwaduhamagaye, dushakisha ubuhake burutaho, urukundo dukunda n'imbuto twera, bitera uwo mwami guhimbazwa.